wowe watumye nihakana mama wanjye nese ninjye nabiteye ko biteye basi wabanje ukansuza Shallon musuza mu biki Shallon ejo bundi itondeshe nkubwire ubu ngewe Shallon umva nkubwire umva nyine ntago nje kugutesha umutwe ntago nje kuganga ibi ni ibiki hari kamera ubonaho nimba na kamera hari ibi ni ibiki ibi ngibi se hari si bisanzwe ibi ni ibiki nyine umva nyine nkubwire nasa ari umunwa na mikoro ikivuga ni iki ngoreka basi mikrofone nyikureho noneho tuga nari mfite guhura nawe akansanga nuko nari hamutanze we wamfasha ugafata nibikama makaje ndicaranga makaje ushaka kwibaza ngo nasaze cyangwa byagenze bite ndamutegereza kubera ko ahinda nabyo bira bintu birimo muri uno mwaka sinzi rero ukuntu biri bugende nimba ari buze nimba atari ndabona aje ngira ngo muramubona ndabona aje namara gutuzamo gake noneho ngiye ndanza guhitangira ute ndaza guhita mpamanukira ndabona ari kuvugira kuri telefone sinshaka kumurogoya iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, rakanongera ngo ikaze dukurijanye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashy Rwanda rwanya rwakazamura igishonje ngo ndagasika mutono za sinabwo samatera gake cyangwa sambi ubundi wicara kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye byiza kandi byinshi ndagusaba gukora subscribe rero nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyenga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka nanagusaba kujya unyandikira muri comment kugira ngo minama zigiye zitandukanye ku bintu bigiye bitandukanye uyu munsi murabona nipfunze mu biti nishe mu myembe nishe mu ariko bingana no kwisha mu bunyobwa kuko icyo ndi gushaka sindakibona murabizi neza ko ndi mu rugendo rwo guhiga wa mukobwa Shallon mu minsi yashize naraje nzana na mama wewe hano hanakunda gusindira cyangwa se muri aka kabari aradushwishwiriza biza kurangira ngarutse ndamubura mama warataha ariko ngewe nakomeje urugendo rwo kumuhiga nageze rero mwaha ngaha sindamubona neza ariko navuze ati ndakomeza ndekereze nimubona gahunda no kumusubiza mu rugo no kumucungira hangaha nabajije neza aba seriveri bo muri aka kabari bambwira ko buri munsi byibuze atajya bura kuhagera nanjye rero ngo mubona ndamutegereje n'abantu mwe ndamutegereje ndicara hangaha makaje ushaka kwibaza ngo nasaze cyangwa byagenze bite ndamutegereza kubera ko famiye ye yanyatatse mama we yari gutasubiye Cyangwa sinzi ngo rero biragenda bitenda gusaba kubana nanjye ahangaha kuko bambwiye ngo akunda kuhaza mu masaha y'amasaha 9 gutyo saa 10 akunda kuhaza mu masaha ya saa 9 saa 10 ngomba kuvanga rero mubonye kugira ngo ndebe kuntu namusubiza mu rugo wanaramuka binyemereye ubushize naraje nsanga yasinze yaborewe yihakana mama we nukuri mu bintu byanteye agahinda nabyo bira bintu birimo muri uno mwaka sinzi rero ukuntu biri bugende nimba ari buze nimba atari buze ariko bambwiye ko iteka ryose abari gusindira hangaha muri aka kabari kandi no masani yo bambwiye nahageze mu gitondo ndamubura nabaga ati ndahicara mpaka kahave numwe rero sinzi ngo ndategereza kugeza ryari nimba naje saa 12 za mu gitondo nkaba ntari namubona ya masaha ariko bambwiye ngo mu masaha ya saa 10 saa 9 gutyo nibwa baje sinzi rero ngaraza ryari ndagira ngo tube turi kumwe nawe ahangaha ngira amahirwe ndamubona ubwo nyine nibyanga ndataha birangire nyine gutyo no se nabigenza ariko gahunda no kumubona nkabasha kuba namusubiza mu rugo ariko mwabantu mwe babantu ntago bambeshye ndabonaje ngira ngo muramubona ndabonaje babantu ntago bambeshye ahubwo ngewe reka niyishemo hano gutya kugira ngo nze kumumanukiraho
byanze kumumanukiraho atari yambona reka mureka abanze yicare namara gutuzamo gake noneho ngiye ndanza guhitangira ute ndaza guhita mpamanukira ndabona ari kuvugira kuri telefone sinshaka kumurogoya ntago nshaka kumurogoya ndagira ngo mpite mugwaho gake gake ndabona kiri kuvugira kuri telefone namashimwe kumubona ni kimwe no kumusubizaho nacyo ni ikindi nk'abantu mwe sinzi imbaraga ngiye gukoresha hano izarizo ariko ndatekereza ko Imana iri bumpa imbaraga uyu muntu nkamusubiza mu rugo sinzi rwose sinzi uburyo ndi bubikoremo sinzi uburyo ndi bigenze sinzi uburyo ndi bubikoremo ariko ndabizi neza ko bino bintu uko byagenda kose biraba kameramani rero nkubwire nibiba naho ingumi nibaho naho imigeri kameramani nawe kamera urayishyira hasi uze tururwana urugamba mpaka tumugejejeyo kamera uyihishe kure wipfunda aho mu byatsi ku buryo atari buze kubona ko turi kumwe sibyo kamera uyihishe kure wipfunyika aho mu byatsi ariko nubona ingumi zabaye nyinshi uzumfashe kuko hangaha zo nshobora no kuzirya reka manuke ndeye ko nahagera kamerama witsimbe nyaboneka atakubona nangize mikrofone kandi zihishe kugira ngo atambona tagira ngo wenda Shallon oya uri kumbaza Shallon meze bite se ubundi kucyuzaho utungura abantu ngeze ahangaha ubu none urijanye nibika umva nyine twumvikana umva se wowe watumye nihakana mama wanjye ari wowe biteye basi wabanje ukansuza Shallon musubiza mu biki Shallon ejo bundi itondeshe nkubwire Shallon umva se umva nkubwire umva nyine ntago nje kugutesha umutwe ntago nje kugutesha umutwe sibyo umva nyine ntago nje barabasi nyumve sibyo umva se nyumva ntago naje kugutesha umutwe mbabara sibyo nyumva basi ndagusabye mbabarira ndakwiyamye mva inyuma ngogenda nimbaraka nyirabayazana wazanye mama banza wumve wazanye mama wanjye nasinze uri kunyumva nanyweye itabi ibyo bintu se wabibonye ibyo bintu wabibonye barumbwise kuri ibyo bintu wabibonye nabonye ikiganiro washize ukanagisohora umva nyine nkubwire sibyo umva nkubwire umva nyine nkubwire Shallon ngotende ugena umwakantu kawe hariya nta kibazo nakankute waje kukiya ntago naje kukurogo yasibigiye nese umuntu nari umva ngo nitugende mbabara umva nyine inzira noneho wowe ugende ngo tugende dusange se Shallon wansabye imbabazi we na gahunda dufitanye Shallon twasabanye imbabazi ako nyareka nkubaze wowe ni gute umuntu uzana umubyeyi wari nk'umubyeyi wawe no ifate nawe wishyire mu kimbo cy'umubyeyi wawe ubyaye umwana sibyo umwana agiye iyo za Kigali umva se Shallon ntago wansabye imbabazi ibyo by'imbabazi Shallon no ako ujye utekereza ukuntu nihakanye umuryango wanjye kubera wowe njye noneho hariya umva se hariya njye ibyo nakoraga byari bibi ibyo nakoraga byari bibi nyine reka nkubaze ibyo nakoraga byari bibi nyine reka nkubaze njye nk'abantu mwe ibintu nakoraga byari bibi kutigeze umamagara ngumbwira naraguhamagaye telefone yawe ndayibura umva naraguhamagaye telefone yawe ndayibura mama wawe twari turi kumwe mw'abantu mwe niba mwarabibonye imvura yari yatunyagiye kuva mu gitondo kujya nimugoroba turi guhiga uyu mukobwa gize amahirwe mubona hano mu kabari tumubona muri aka kabari sibyo Shallon wanyumvishe unejeje umuntu twari tuje twifitanye Shallon bajya bavuga Shallon umva nkubwire umva nyine nkubwire bajya bavuga ngo urumva agapfa kaburiwe n'impongo utumve se na nyina yumvira ijeri nyine reka nkubwire bakongera iki unungo yahangaha nibikamera unungo hari kamera ubona se hari kamera ubona wa bira ni ibiki ubwo nanabimena bimene se oya ibyo ngibyo se wabikora none nabikora nta kamera iri hari kamera ubona aho bira ni ibi ni ibiki hari kamera ubonaho nimba nta kamera hari ibi ni ibiki ibi ngibi se hari si ibisanzwe ibi ni ibiki nyine umva nyine nkubwire nase ari umunwa na mikoro ikivuga ni iki ngo reka basi mikrofone nyikureho noneho tuganire ubwo kijugunye hari reka ngiye none tugende nyine nyirambika hano tuganire umva se reka none ngiye tugende nyirambika yarangiye tuganire mfite gahunda ahubwo uri kunyicira gahunda wama akanya ko hari umuntu nge nari mfite guhura nawe akansanga hano uko nari hamutanze we wamfasha ugafata n'ibikameramani byawe ukagenda reka none se nkubaze wamfashe se basi ari uwo muntu
ari na mama wawe wagutwisa amezi 9 agenda yigengesere hatu udahugana nawe icyo kintu ugite barabaroza barabamaze no kubyema azagufunga fasha ngura meganye nta megabyte mfite zarangiye megabyte nini ni magana ngiye muri za sengisi aya Maya $1 siya yantis Ekareka nangize ngo ni katurebe ibyo hereza ngiye kuyikoresha namubwira guhiriya atari gukoresha uriya ndamuzi shana ubundi buranda ndaryibira na borushete mwihoreze bakura kakaha abikurebera ibi ngibi ndaje mbiroga yashaje ntibyapfa pe wabirogushye bitaye muri bikora uzayitse igikombe cya Afrika cyaratangiye cyaratangiye shuwa ntago kiratangira ntago kiratangira gushaka ku betting oya ahubwo ni match za gishuti ziri kuba ntago kiratangira pe ntago cyaba nyine twaba dufite ko nta kabibi duhuriramo nta n'akayuzuye cyora kirebe egera hepfo nishe mwibi byatsi Makaje ndicara ngaha makaje ushaka kwibaza ngo nasaze cyangwa byagenze bite ndamutegereza kubera ko famiye ye yanyatatse mama we yari gutasubiye Cyangugu sinzi ngo rero biragenda bite ndagusaba kubana nanjye aha ngaha kuko bambwiye ngo akunda kuhaza mu masaha y'amasaha 9 gutyo saa 10 akunda kuhaza mu masaha ya saa 9 saa 10 ngomba kuvanga rero mubonye kugira ngo ndebe kuntu namusubiza mu rugo wanaramuka binyemereye ubushize naraje nsanga yasinze yaborewe yihakana mama we nukuri mu bintu byanteye agahinda nabyo bira bintu birimo muri uno mwaka sinzi rero ukuntu biri bugende nimba ari buze nimba atari buze ariko bambwiye ko iteka ryose abari gusindira aha ngaha muri aka kabari kandi no masani yo bambwiye nahageze mu gitondo ndamubura nabaga ati ndahicara mpaka kahave ndabaga ati ndahicara mpaka kahave kiramwa akati gato bugi uzi kubera impamvu mvuze ngo ndamutegereje deka urumva nze kumubona ameze nk'umuntu uri kumanuka n'ubundi aje gusinda urumva aho kuba yicaye hariya yabaye manuka kuri escalier avugira kuri telefone aje agenda nicare hariya ngo tugenda wicara aho ngaho sawa intebe yirekeraho aramanuka yicaraho nta mwataka mpite mvuga ati uko bisa kose araje ya masaha bambwiye arahageze ndabona mubonye wijya kure yewe wijya kure garuka ntihajya n'agatabure ntaribi sawa naho nicaye mu gahigenya nicaye mu dukwi nicaye mu twatsi
Mwabantu mwe rero sinzi ngo ndategereza kugeza ryari, nimba naje saa 12 za mu gitondo nkaba ntari namubona aya masaha, ariko bambwiye ngo mu masaha ya saa 10 saa 9 gutyo nibwo abaje. Sinzi rero ngaraza ryari, ndagira ngo tube turi kumwe nawe ahangaha, ningira amahirwe ndamubona, ubwo nyine nibyanga ndataha birangire nyine gutyo, no se nabigenza, ariko gahunda no kumubona nkabasha kuba namusubiza mu rugo. Ariko mwabantu mwe, babantu ntago bambeshye, ndabonaje ngira ngo muramubona, ndabonaje babantu ntago bambeshye, ahubwo ngewe reka niyishemo hano gutya kugira ngo nze kumumanukiraho atari yambona. Reka mureka abanze yicare, namara gutuzamo gake noneho ngiye ndaza guhitangira ute, ndaza guhita mpamanukira. Ndabona ari kuvugira kuri telefone, sinshaka kumurogoya, ntago nshaka kumurogoya, ndagira ngo mpite mugwaho gake. Ndabona akiri kuvugira kuri telefone, namashimwe kumubona ni kimwe no kumusubizaho nacyo ni ikindi. Mwabantu mwe sinzi imbaraga ngiye gukoresha hano izarizo, ariko ndatekereza ko Imana iri bumpa imbaraga uyu muntu nkamusubiza mu rugo. Sinzi rwose, sinzi uburyo ndi bubikoremo, sinzi uburyo ndi bigenze, sinzi uburyo ndi bubikoremo, ariko ndabizi neza ko bino bintu uko byagenda kose biraba. Kameramani rero nkubwire, nibiba naho ingumi, niba naho imigeri, kameramani nawe kamera urayishyira hasi, uze tururwana urugamba mpaka tumugejejeyo. Kamera uyihishe kure, wipfunda aho mu byatsi ku buryo atari buze kubona ko turi kumwe, sibyo? Kamera uyihishe kure, wipfunyika aho mu byatsi, ariko nubona ingumi zabaye nyinshi uzumfashe, kuko hangaha zo nshobora no kuzirya. Reka manuke ndeye ko nahagera. Kamerama witsimbe nyaboneka atakubona, nangize mikrofone kanzi hishe kugira ngo atambona, tagira ngo wenda uri kumbaza iki? Shallon meze bite se? Ubundi kucyuzaho utungura abantu. Ngeze ahangaha ubu none unjanye n'ibikaba. Umva nyine twumvikane, umva se. Wowe watumye nihakana mama wanjye. Nese ninge nabiteye koko. Biteye. Basi wabanje ukansuza Shallon. Musuza mu biki? Shallon ejo bundi itondeshe nkubwire. Shallon umva se. Umva nkubwire, umva nyine ntago nje kugutesha umutwe, sibyo? Umva nyine ntago nje barabasi nyumve, sibyo? Umva si nyumva, ntago naje kugutesha umutwe.